Meze ute se mada? Shari. Makuru. Meze. Uzi ibi ni ibirazanye n'umuceri ni iki akanozanye muri aya fero kuvuka araduhaye. Cyane nubwo ari ibiribwa. Sheze raje. Shavana ubutesa ngaho. Wavana uvuga ko ugiye guhaha. Nizere ko uzanye ibintu biduhaza pe iminsi ibiri maze narya ni myinshi. Komeza. Ubwo ntabwo uzi ibintu biri kuba muri no Kigali. Shitani yateye Kigali nawe urumuranga. Uzi inzara nibiwe. Uzi ko inzara ikwica ikagenda igakwica ukagira n'ibitotsi. Ndavuga ndiko ubundi gutambuka muri quartier nitsimba nera intambwe. Ndetse gato. Ibi ni ibicuzanye jari. Ariko mana yanjye jari amandazi kuko. Akwagira urakakwyitetesha wa mugore wowe uzi ibintu uri kubera muri no Kigali. Kigali ameza amenyo inzara iri gutamba. Bamurokore bose ndi gutambuka. Ubusa amandazi mu by'ukuri aramarira ikimaze iminsi. Karakumarira iki? Uzi inzara mfite koko. Navoka uzi ibi ni ibiryo Komeza. Yamandazi uyararire uryame. Wa mandazi naguha umuntu ushonje kuko. Sawa ntabwo uzi ibintu bikubera muri Kigali niyo mpamvu uri kwivugisha ibyo biganiro. Komera ugaze ngo uri muri yamamaza umbwira ngo tugiye kujya turya akaboga ka buri munsi aganeko kaboga. Akaboga ntabwo uzi ibintu biri kubera muri no Karabaye wowe. Abaturage bamereye nabi nawe washyana uri kwiteta. She. We ntabwo uzi ibintu biri kubera mu mudugudu ubundi guteka imitwe abaturage kugira ngo tubeho nawe uri murazana ubutesi abaturage bose bamaze kuvumbura ko meze nk'umutekamutwe bashaka kunyirukana muri Karabaye ubundi cyangwa ko nuriwe ubu ni uguceceka ukarya amandazi avoka nabwo wabibonye ugaceceka ugatuza nawe ibyo kunetaho nzanaho uze barya amandazi navuga ukazaba ibi ni imyaka ubunera Achana yishira. Ndakuzanira ibintu aho washimye uvuga ngo mugabo mwiza. Ese ubundi usibye kunirya imitsi, kona nirirwa hangaha. Usibye kunirya imitsi mbwira ikintu ukora wowe. Usibye kwicara hangaha. Ikintu nkora se ntago ngutekera. Singusasira uzanza hano hasa nabi. Ubuse uyobewe uburyo uribuka. Ubuse umukozi wajya umuhembanga. Ugiye kumbwira ko utibuka utera ikiganza hejuru ngo tuzabana mu bukene n'ubukire. Ubu se none ubonye ubukene buteye utangiye gusakuza. Mana yanjye. Shagore mwe muri koreye kabisa. Iyi Karabaye naga ari ukupfa kurya ngo urarye nunuza. Ese ururyo utaho. Shagore biki gihe rwose. Ukuraho ati ngo nzemera ngo tubane mu bukene no mu bukire. Ubu ubonye ubukene buje uti ngo ndakuzana amandazi nabwo urayabonye. Zo baturage ukuntu bameze nabi. Nawe urarya. Ahubwo iyo mirire ufite niteyebwa zana ngufungusheho n'ingi. Ego kwa mugore we. Aho washimye urinda shima se sha. Shima amandazi. Uzu urugo abanye y'amandazi n'urwa. Wa mugore we cyeka guteta wowe. Reka guteta ibintu birakomeye muri Karabaye ni Karabaye ntabwo ari abazo niboneye umugabo nyihera amafaranga aho wakicaye ukambwira ngo umugabo mwiza uwo wakomeje kuza ukambwira wari kuza ukambwira ngo umugabo mwiza dore tubigenze gute tubeho duteke imitwe aba baturage gutyo ujya tubeho imitwe isigaye ubu nsigaye njye ku kazi mbabeshya banza banyituraho ibibazo kubera iyo bibazo unera ubu bigatangire dukura ibigabo ibyo nabishobora kuhakura mu buryo nkakura nyine ngagenda bakantamanya kwa mafaranga sinanagera kuri urwo rwego rwo kubimbwa gutyo nubwo nge mahashya amandazi navoka ariko sindageza kubimbwa kuri urwo rwego uri kumva ko wa mugore we kari wowe mba nabihaye se we nari uvuga ngo umugore mwiza inzara irateye ni twese dushonje uko nawe wahashye ntugasebe
uzi ibi ni ibi ubu ibingi babihereza umuntu burayi iminsi ibaye ibiri sinirya singira gute iyi karabaye ntabwo ari ukuza ngo ugiye kurya umuturage uko ubonye ngo ugire aho uceceka uraceceka ugatuza aho bikomeye ugatuza wowe urakeka ko aha ngaha ari iwanyu cyangwa se hehe ubuzima ni uko bumeze ni ahubwo dore buze bw'ubwo turarira iki tangiye utekereze turarya iki nijoro kandi natwe twasuye kwa Okimu ejo twagiye kwa Okimu ibintu byo kurya uko twasuye abantu ibyo bizaba amahoro ariko so guteta koko ariko nteta ikijari ndetse turi kugaburira ibintu ngibi irya wowe hirya wayo ni ba murokore bose bafite ideni ubu sinkijya muri toilette kubera ibintu biri gumapa constipation yabaye constipation aya gishimira ibintu ahubwo ubonye nzani imishubata inzani ibindazi ibyo ni ibiryo nese niki wamuriye iwacu ntabwo naryaga iyi ni karabaye nawe turi i Kigali cyangwa se mutujye nuko nese karabaye turayibamo dute nese reka mubaze jari nk'ubu mfite amadeni kwa murokore mfite amadeni kwa Kazungu mfite amadeni kwa mama Chantal mfite amadeni kwa mama Pata ubwo hose ni amadeni usinyura no mu nzu biragenda gute ubu amaherezo azaba yahe tekereza icyo tuburya nijoro turarira ariko kumbwira agatekerezo hari umuntu w'inshuti yancuruza agataro yadukopa nta munyagataro wagukopa nabo baba barariwe ngiye kwikopesha agataro oya nyine ngiye najyayo nkajya kwikopesha nubwo ndi umugabo ahubwo ngenda cyitwa umugabo kubona ndi guhaha amandazi ntabwo yanko hariya tumaze igihe kinini turya ibintu ukwezi kurashize ukwezi ni gushize cyangwa sinarwaye constipation tugiye reka mwereke reka tujye kwiyaranja dupfe kwambara gute tubigenze ibi ngibi bikuze kubikomeza mu kagoroba utaza kunakira tubigenze dute ngwino twiyaranje dushaka uburyo dusohoka aho tubona aho tugwira naho ngaho gira vuba tugenda ahubwo bika ibyo ngibyo ora urateta uzi ngo Kigali iraryoshye ubifundikire utaza kunakira inzara oya banguka oya ntabyo kugenda ufashe ubusozo wajya dufatanya mu nzira wowe ibintu byarakomeye nta nubwo uzi ibintu ukuntu biba bimezeho iyi Kigali reba noneho kubona umuyobozi ngiye kubona ngiye kujya ihute wazi ko ibintu byakomeye ubu n'undi bugende gute nkawe ahubwo se jari buretse gato ko ubundi nshimye dutoromotse tugiye gushaka uburyo none ubu usige nanakiba rwose ngewe n'umunyagataro namwiba aho yamubura njye sinaburara ngewe ubundi sarumbwiye ngo ufite ngo nuza ngo umunyagataro ndamufite ariko nyine umunyagataro ntabwo yagukopa ngwino ndakwereka uko tubigenza nitwiba tunibe wakiba ikijumba basi tutogose ni ukubanza kubimenya neza ubu nta bintu by'imicyo sinaburara ndi umuyobozi wa Karabaye ni ukwiba niyo ryakongera mbese uribuze umeze mute muyobozi bite wa jene umeze mute biragenda hari ikibazo nashaka kukubaza tumaze ibyumweru bibiri twarabuze amazi bimeze amazi oya amazi nta kibazo mwahisemo neza abajene mwe muhumure ubundi ku mirongo wabyo ngiye ni ukuvuga ngo ndi kurwana no kujya mubona amazi vuba cyane murayabona mwahisemo neza tugenda uyu se wundi wabwiraga bagenda bakwamamaza bagenda bagushemereza ayo simbura karibu bakiriya muyoba muri aho meze gute dore nawe mukirangire mwahisemo neza makuru urabikoze mbaye iki se bakiriya beza nabibonye mbaye iki umeze neza mwakoze kuntora ibyo tumaze kukigeza mbaye iki se abakiriya banjye oya humura nashaka ariko murabona ko ndi kubayobora neza uyu murenge wose ni ngewe mwahisemo neza rwose inanasi ni nka 800 ibijumba byo ufite ibijumba byiza ibijumba birasa neza cyane afite ibijumba byiza birabona ufite ibijumba byiza cyane reka turebe nk'iki ni nkangahe kiroroshye ni 100 cyonyine 100 kirasa neza kiroroshye rwose no kujyana mushyira mu mavuta dore ko muri n'abakiriya oya niko bimeze ahubwo ndashaka kujya ndabona ufite byiza biva muwe murima
nibi rwose se ibijumba ni byiza divi se wahahiye none nabikuye icyo mu byumba ya hanyuma noneho ndabona ari byiza hanyuma ubona nabaye umuyobozi wa Karabaye ndashaka kuzana amazi abaturage hanyuma n'abantu b'Abanyagataro mbiteho hanyuma nk'iki ni nkangahe isura ndabona biva mu murima w'izaki za Rusumo aho ngaho ibintu byaramenze rero kubirangura ubu mureba shanda bibona ibi nk'iby'ibyumba ubukene bwose mfite burata cyangwa se ibirayi by'ibyumba ubukene mfite burashira ubwo oya ngiye kubitaho muri iyi minsi gusa buri inyanya zo nangahe 300 nta kibazo ni murebe nk'izi nyanya ebyiri mwapfa kukajyana nubwo agashu byo nkakunda kajyana n'ibijumba mwakora imboga nyine ubwo bakiriya ko mutamahira koko buriya rero ndimo ndashaka kwitaho abantu bacuruza agataro muri uyu murenge babamamare cyane kandi bajya babafasha bakadushyira no mu masoko bashaka kubazana nk'amamodoka ajya azajya babazanira ibintu mwe kwigwa mwivuna mujya za Nyabugogo nukuri wabuze ukoreye muri yo izuba rimeze nabi ni ukubitaho abantu nk'abo ni ukubitaho cyane bikageza nimugoroba bitaraguye ndabona ibijumba byawe ariko reka nkwereke ubona ndimo ndiyamamaza muri iyi minsi reka nze kukureba mu kagoroba hanyuma rwose humura ndahari ku bwanyu kandi ngiye kubitaho amazi yo ndi hafi kuyazana muri uyu murenge wa Karabaye rwose narabyibushye ariko ni umubyibuho tugende oya nta kibazo humura ndaza kubabwira nuko ubyibuha oya nuko ubyibuha buriya ntabwo nta kibazo oya ntacyo icyo ni igiki mabuja hoya ntabwo wabyibushye bigezeho reka ndebe hoya byashoboka se ko umuntu abyibuha bigeze reka nkurebere oya ntacyo ndakureba mu kagoroba sibyo hoya iki kintu kirakabije reka nkwambike neza iki si ikijumba babyeyi iki si ikijumba hariko naruma abagore b'abayobozi bari ariko aragucitse nari uri kuvuga ncitse ate kandi ari wamuzanye ncitse ate kandi wamuzanye ntabwo ari njye wari kwamugore iki si inyanya inzara irateye mba nagiye kurangura mbyuka amajoro we ntabwo ari njyewe nunesha kuramo mbyuka amajoro muba musinziriye